Mungu wanjye kumva umeze bite? ndashima Imana. Uyu mukobwa se ko namumenye? Uyu ni umwe muri ba bantu nakubwiraga tugomba kuzana. Tekereza nga mu cyaro ngiki? Shamba ndi gutekereza nyine abavandimwe banjye nasize mu cyaro. Nagera gukubita kuri twa dufaranga mabuja yarakase yamazeho nakubita imibare nkumva wapi nta kigenda. We kuburyo ukanywa nta kibazo. Abavandimwe bari mu cyaro barahinga, bahinga ibishyimbo, bahinga ibijumba. Ivomo ryabo urarizi ni ubuntu ni hahandi hepfo munsi w'umusozi. Ntese ugufite ikihe kibazo? Nta bishingwe bishyuzwa, nta muteka kira humura. Nta mutekano wishyuzwa, nta bishingwe, ntacyo urabahangakira hiki. Niyo wamara n'imyaka 2 utagiyeho ntacyo baba. Bashariga mfite akana bafite ubumuga. Ubumuga bw'iki? Bw'ingingo. Ufite akana se burya? Nawe nushaka hari igihe bizajya bikubaho cyangwa hari igihe bizakubaho, ariko ikizima nuko uzajya ubwiza umugabo wawe ukuri nawe kandi akakubwiza ukuri. Papa wawe turimo turashwanira ngo amakontra yabonye. Urumva? Excuse you. Nta right ndagira yo kubona abana bawe. Ntayo ntayo. I'm their biological mother. Okay. No uburisanisha n'imico yabo nuko bameze. Yego ngiye kugerageza nisanisha nkuko nabo bameze. Byari byo byose nzagera ku gisubizo cyacu.